Are you
Amen. Amen. Imana ishimwe. Sigaye nezererwa Imana nkumva nayivuga. Muri njye aravuga ngo inkuru ni impamo. Ukaba muvuze. Iko twamubonye. Hallelujah. Arise wagize Imana. Uno munsi atangiye kuririmba bamutunga kamera sha. Yo. Iporomosiyo uhereyeho. Najyaga nitegereza. Najya mvuga ntari ko bigenda bite kugira umuntu aririmbe. Ibintu bijya kumvuga nkoranyambaga. Najya negera nkababaza nti mbese mubigenza mute mubaha amafaranga nga. Najya gusenga Imana ikaba ngo nzabyikorera. Hallelujah. Kangira ngo uzabwiriza abo mu Rwanda n'abo mu mahanga. Nani usigaye njya kuri WhatsApp ngasanga abanyandiki ati twagukunze reka tukugurire fanta. Inkuru ni mama uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Amashyi yanyu ndayashaka. Inkuru ni mama uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni mama uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Yaratwambitse, yaratugaburiye, yaturinze guseba, yaturinze abarozi, aturinze kwandagara, uko Yesu bamuvuze niko nanjye inkuru ni mama, inkuru ni mama, inkuru ni mama, inkuru ni mama, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Wamukomeye amashyi niba waje. Yesu we. Inkuru ni mama uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye. Yo bajyaga bambwira Yesu nkagira ngo wenda nawe akabyanga. Bajyaga bambwira Yesu nkagira ngo wenda n'iby'abarokore. Bambwiye ko yambika nanjye yaranyambitse. Bavuga ko arengera yarandengeye. Yaturinze guseba, aturinze kwandagara, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Yego, yego.
mwegeranya ngo baho. Gira umuntu mwegeranya ngo baho. Badishimwe amashiko ya Yesu, badihimbaze aducyubahiro. Kubaka k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, amanukana mu kibaya kinini cyane cyane, cyuzuyemo amagufa yumye. Arambaza ati mbese mwana w'umuntu, aya magufa yakongera kubaho agasubirana? Ndamubwira n'Uwiteka we Mana nyir'ingabo, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi ko byakunda aya magufa yakongera agaterana, ko yasubirana ubuzima buzima, kuko ari wowe wenyine ubishoboye Mana we. Imana ishimwe, Mana muyikomere amashyi. Arambwira ati yewe mwana w'umuntu, ngaho hanurira ayo magufa, uyabwira ati mwa magufa mwe, nimwumvire ijwi ry'Uwiteka, nanjye mpanura uko nategetswe. Numva habaye umushyitsi mwinshi cyane, numva habayeho gutigita, ariko nkomeza aho ndahanura, ndahanura, ndahanura. Yego igufa ryose rigenda risanga ibyaryo, ndahanura, ndahanura. Yego igufa ryose rigenda risanga ibyaryo, ukuguru gusanga ukwako, ukuboko gusanga ukwako, ugutwi gusanga ukwako. Ndahanura, ndahanura. Yego igufa ryose rigenda risanga ibyaryo, wanahagiriyeho imitsi, wanahagiriyeho inyama, wanahagiriyeho uruhu, maze ngiremo byinshi cyane, ibintu byose bihindutse imirambo. Arambwira ati ongera uhanure, ndahanura. Umuyaga w'umubiri uraza uhuha muri iyo mirambo, urahaguruka amazi yose irema. Najyamaye nka Ezekiyeli,
bashaka kubaho. Haleluya. Abantu bashaka ko Imana izura ibyabo byapfuye. Haleluya. Arya Satani akica ibyishimo by'umuntu, akabyica, ukajya useka mu nzira ariko ubabaye. Imana igusubiza ibyishimo. Imana izura impano zazimye zongere zake. Haleluya. Ngira umuntu mwegeranye ngo twageze ku kidendezi. Haleluya. Ngira umumbwirire ngo twageze ku kidendezi. Abarwayi benshi cyane, iyo marayika yamanuka akaza ku kidendezi, amazi yose yahitaga yihinduriza umurwayi bajugunye muri icyo kidendezi. Yahitaga akira. Aha ngaha turi naho ni ku kidendezi, kandi kuko marayika w'Umwami Imana yamanutse. Uyu muti wemerere Umwuka Wera akujugunye mu kidendezi. Urahindukira indwara yawe, amashyi yayo. Haleluya. Haleluya. Barihimbaze Imana ishimwe. Haleluya. Maze umunsi umwe Yesu anyura ku kidendezi, ahageze ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini. Yarahamaze imyaka 38. Aramubaza ati mbese murwayi we urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati singira umurwaza, iyo amazi yihindurije singira uwujugunyamo. Yesu aramubwira ati humura, ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira. Amashyi yacu. Aha ngaha turi naho ni ku kidendezi, kandi nyuma marayika w'Umwami Imana yamanutse. Uyu muti wemerere Umwuka Wera akujugunye mu kidendezi. Urahindukira indwara yawe, amashyi yanyu niba. Haleluya. Imana ihimbaze, ntabwo icyubahiro. Imana ishimwe. Icyo gihe Yesu ari kumwe n'uwo murwayi, ntabwo yamuteruye ngo amujugunye mu kidendezi, kandi nta mikibindi yigeze amuha. Yesu nta n'urushinge yigeze amutera, ahubwo yarahindutse yitegereza umurwayi, maze aramubwira ati umva murwayi we, igihe umaze ku kidendezi kirahagije. Dore inzara yakwiciye ku kidendezi, imvura yakunyagiriye ku kidendezi, izuba rya
igihe kijya kigera ikabwira umuntu ngo igihe umaze ku kidendezi kirahagije. Haleluya, amena. munyikirize cyane, haleluya. Hari igihe Imana imenya ko nta murwazi ufite igahita bamuhaye ibirane badashoboye. Imana ibaha umugisha. Ihabwa icyubahiro. Uzampembe ikibemeza, uzampembe ikibemeza, Mwami wanjye uzampembe ikibemeza, 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 ikibemeza. Yewe Mana yanjye we, ngwino urebe uko bimeze. Yewe Mana yanjye we, ngwino uhindure imvugo z'abahora badusebya, bahora bavuga ngo bati mbese uriya ko asenga ubundi aturusha iki? Ku manywa na nijoro bati yagiye gusenga, ku manywa na nijoro bati yagiye kubwiriza, bati mbese kabikora kucyo ahora n'ibibazo, bati mbese kabikora kucyo ahora n'ubukene, bati mbese kabikora kuki yabaye imbuga, bati mbese kabikora ngo atajya yambara neza. Mana ndimo ndagusaba nguze wemeza abantu, umenya ikibemeza kizatuma bemera. Oya sinshaka yuko abantu ari njyewe bemera, kandi sinshaka yuko abantu ari njyewe bavuga. Mwami Mana ndagusaba nguze undemere amashimwe, kugira ngo abantu nabo bahindure imvugo, niba abana bayo maze bose bavuge ngo iya Mana y'abarokore n'ukuri iratwemeje. Oya sinshaka yuko abantu ari njyewe bemera, kandi sinshaka yuko abantu ari njyewe bavuga. Mwami Mana ndagusaba nguze undemere amashimwe, kugira ngo abantu nabo bahindure imvugo, niba abana bayo maze bose bavuge ngo iya Mana y'abarokore n'ukuri iratwemeje. Haleluya, Imana ihimbaza. Kuva kera Imana yacu yahoze yemeza abantu, nibugira ngo ni ukubeshya uzabaze Eliya ku musozi w'i Karumeli. Yarayihamagaye ati uyu munsi bimenyekane yuko ari iwawe Mana, maze Imana iramanuka iramwigaragariza, imanuka mu muriro itwika igicaniro. Abahanuzi ba Bayali baravuga ati ni ukuri Imana ya Eliya uyu munsi iratwemeje, none natwe turemeye, Imana iratwemeje. Mana ishimwe. Oya sinshaka yuko abantu ari njyewe bemera, kandi sinshaka yuko abantu ari njyewe bavuga. Mwami Mana ndagusaba nguze undemere amashimwe, kugira ngo abantu nabo bahindure imvugo, niba abana bayo maze bose bavuge ngo iya Mana y'abarokore n'ukuri iratwemeje. Oya sinshaka yuko abantu ari njyewe bemera, kandi sinshaka yuko abantu ari njyewe bavuga. Mwami Mana ndagusaba nguze undemere amashimwe, kugira ngo abantu nabo bahindure imvugo, niba abana bayo maze bose bavuge ngo iya Mana y'abarokore n'ukuri iratwemeje. Haleluya, amashyi kwa Yesu.
amajyambere ariko nshuti humura Imana yawe iri mu nzira iraje ikugereho iguhembe ikibemeza maze abantu nibakureba batangira tawa biciye mu yihe nzira nawe uzababwira uti burya nanjye nasengaga Imana ikayemeza abantu ubundi bakemera. Haleluya, Imana muyikomere amashyi. Haleluya, uzankorera iki Yesu we ikibemeza uzamwita ikibemeza uzamutambira uzamwita ikibemeza uzankorera iki Yesu we uzamwita ikibemeza 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 Hallelujah. Ishuri ry'Imana dore ishuri we ishuri ry'Imana dore ishuri we ishuri ry'Imana mbega ishuri we yo Imana itabara abishimye ubu buzima tubamo mw'isi butubereye nk'ishuri yebabawe umusore n'inkumi barahura maze ubundi bagakundana bakicara bakaganira tisheri ndagukunda bati turamutse tubanye byaba ari byiza cyane twaba twibereye abari muri paradizo ubwo bagatangira umushinga wo kubana bakatuzanira invitation ukabona birashyushye bamubaza ngo ugiye maze nawe akakubwira ngo ngiye mu kazi k'ubuki njyewe ndashira iwanjye bakajya kubaka urugo bazi ko ari paradizo bamara kurugeramo bagasangamo ibibazo byinshi byari ukwezi k'ubuki bigahinduka umururazi umugabo akabwira umugore ati nawe umugore ukuri umugore nawe akamubwira ati nawe umugabo bwawe ibyari sheri ndashishura bigahinduka intambara kuko icyo bitaga paradizo basanze ari ishuri we nakugira inama njyewe ukihanganiriza nkoni nta munyeshuri urangiza kwiga atakubiswe inkoni ujya upfuka musenga Imana niyo izaza ikagutabara kandi ikaguha n'ibihembo by'uko wihanganye nakugira inama njyewe ukihanganiriza nkoni nta munyeshuri urangiza kwiga atakubiswe inkoni ujya upfuka musenga Imana niyo izaza ikagutabara kandi ikaguha n'ibihembo by'uko wihanganye. Hari abantu babajana ngo bakomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Iyo umubyeyi afashe umwana akamushyira mu ishuri ujya nagaruka bamwanze ahubwo bamukunda amushyira mu ishuri kugira ngo abe umunyabwenge amushyira mu ishuri ngo azabe umuntu ukomeye nawe komeza wihangane iryo shuri ry'ibibazo ahubwo uharanira gutsinda ayo masomo warisanzemo. Imana ariyo mubyeyi ntabwo izaguterera igihe itaraza kugutaba izajya yoroshya umusoro kugira ngo abanzi bawe nibadakwishima hejuru nyamara njyewe ndinayumva irindi yo kunabanza nakugira inama njyewe ukihanganiriza nkoni nta munyeshuri
nigeza zikagutabara kandi kaguha ibihe by'uko wihanganye nakugire inama jewe ukihanganira izo nkoni nta munyeshuri urangiza adakubise urari ujya upfuka musenga Imana nigeza zikagutabara kandi kaguha n'ibihembo by'uko wihanganye Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro amashyi kwa Yesu kubereye mw'ishuri dore wabaye kukibaho abandi bigiraho umugabo w'ishati burya yakubera ishuri umwana w'igari nawe akakubera ishuri ariko Imana ijya yemera ko byose bigera Imana yacu yarirahiriye ko naho yababaza umuntu ntiyamubabaza iteka kandi ntizigera ireka umukiranutsi wawe nyamara njyewe nimanura irindiro gutabarwa ngira abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke kurira gutabarwa ayiwe muzabyeyi bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke kurira gutabarwa ayiwe mugira abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke kurira gutabarwa abari mu ishuri ry'ibibazo mwe imfubyi n'abapfakazi yewe abari kurira gutabarwa Haleluya abantu bari mu ishuri mwihanga amashyi kwa Yesu amashyi we haleluya yewe Mana we wadusanze hasi usanga tubabaye cyane twariraga amarira menshi tudakwituduhoza wadusanze twigaragura mu byaha by'ibyo n'udukuruzi neza yawe uratwiyegereza Mana we udushyira mu gituza cyawe maze uradutetesha uratubwira ati Mana wanjye ngaho nimwitete Imana izi gutetesha Imana yacu izi gutetesha abayubahira batetesha abamutwinjira ukabona tuyihimbaza tukayicindira n'akadiho Imana yacu izi gutetesha tugeze nk'abana bari iwabo iyo dushatse turijamira tukajyamo tugasinzira twabishaka tukicara cyangwa se tugasimbuka tugahimbaza Imana yacu we haleluya amashyi kwa Yesu yagiye mu rusengero ajya gusenga asaba umwana ati yewe Mana yanjye ndakumva mwana wanjye dore abandi barabyaye mwana wanjye ariko njye nabuze urubyaro humura mwana wanjye none rero Mana yanjye ndakumva mwana wanjye numva umwana w'umuhungu
maze ubundi nawara katambutse nk'abandi batamu maze yumva iraryoshye uwamwanya ahita aririmba ngo burya Imana ikura ku cyaha Imana izi gutetesha Imana yacu izi gutetesha abayubahira batetesha kwikinira tuyiyubaza ikingira n'akagingo Imana yacu izi gutetesha abana bari iwabo dushatse turiryamira turajya tugasinzira twabishaka tukicara cyangwa se tugasimbuka tugahimbaza Imana yacu haleluya amashikaye Imana yacu izi gutetesha niyo mpamvu numva ihamagara ati yemwe baruse mwese muze munsange mu nimba ushaka kubimenya uzabaze Moridekayi Moridekayi yubashye Imana maze umwami atanga itegeko ngo bagende bamutambagiza bagende bamuririmbira uwo mwami akunze kubaha Yeah.